igihe cyose ugifite icyo ukora uri kuri lisite y'abantu ngomba kuvuga mpagaze ku maguru yanjye abiri sinzagusaba imbabazi. Kabonye uvuga ku gihe ko mu gihambiriwe mu isi kiba gihambiriwe ngo no mu ijuru sindi ukuntu nabyumvishe ariyo mpamvu bavuga ko ntashobora kubona ubugingo. Ndarahira Imana ihoraho kutari mu mpamvu zatuma mbura ubugingo mbaye mbukwiye, ariko nta bazi nkusabye ukagira n'ibyo umenya nabyo ni byiza. nshobora kubaza nkuko ntakubaza, ariko kukuvugaho nzakuvugaho, n'ejo nabyuka nkuvugaho, n'ibyavuzwe muri space zitandukanye nimpuguka nzaza nongere nkuvugeho. Sinkusabye. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza, Imana ishimwe. Uyu munsi mwahuye na Mutesi randomly imbizi, ariko bibaye ngombwa ntabwo tugiye guterana amagambo, tugiye kukugisha, ariko ijwi ryawe riragenda ricika. None rero mwari mukwiriye kuganira wowe na Mutesi. Mutesi yambwiye ati mbabarira nganire na Bishop, yewe ndamubaza noneho nk'umunyamakuru nawe ansubize nka Bishop. Birashoboka ko mwaganira? Yego yambaza. Okay, mwasuzanya mwabanza. uraho neza? Ntabwo numvise ijwi neza. Sinzi niba ari hosta uri ahantu hari umuziki cyangwa ari wowe. Oya ntabwo ari igego. Hari umuntu urimo hano rero ufunguye mic uri ahantu hari umuziki, umuntu witwa Shyaka Mokrizi. Shyaka Kerema, hari abantu bafunguye mic kandi bari kuri Spotify. Abantu bose bafunge mic, hasigare Scovia na Bishop. Hari umuntu ufite umuziki cyangwa mbamanuye mwese. Bishop ndakumva. kujya muri Benin. uri ahantu umuziki mwinshi. Sinzi niba hari biro yawe kugira kumve urusaku rwa Sinzi ahantu mu muziki. yavuye ngaho mugabo. Yego. Yabeshye ntawe yagiye, ariko ntacyo turihangana tumufata uko ari. Nayo cyane ko Yego, wiriwe nyakubahwa Rugagi. Mwiriwe neza Scovia. Yes. Twemereye abantu bari hano ko tugiye kuganira tukibaza ku bibazo abantu bafiteho amatsiko, tutagiye kubanza kuvuga ku byabanje, kuko ibyabanze buri umwe yavuze uko yumva ibintu mu buryo byakirwa mu buryo buri umwe yabyakiriye uko abishaka, ariko njye nawe ndagira ngo tuvuge ku birimo kuvugwa ubu nonaha ku bibazo bibaza. Yego. Njyewe Scovia navuze ko utagira urusengero mu Rwanda rukora uyu munsi. Nyakubahwa Rugagi, hari urwo ufite rukora cyangwa ntabwo? Inspection zabayeho ntabwo ari ku rusengero rwa Redeemed, hafunze insengero 9,840. Nyakubahwa, ikibazo cyanjye cyabazaga kuri wowe, ntabwo ikibazo kivuga ku madini mu Rwanda, kirabaza wowe kuko niwe navuzeho kandi niwe twavugagaho hano. Bikoroheye wasubiza ku kibazo cyawe aho gusubiza ku zindi nsengero, ariko niba iyo nzira uciye ari iri bukugezeyo wahede. No, navugaga muri rusange kuko byabaye muri rusange. Nge ndabaza kuri wowe, hari urusengero ufite mu Rwanda rukora? Rwamagana. Okay. Wowe ubwawe uri ku kinyamakuru Igihe wavuze ko nta ruteraniro ufite, nta rusengero ufite rukora, ariko ufite ibyo ukora. Mfite inkuru y'ikinyamakuru Igihe. Keretse niba wenda umunyamakuru nawe yakubeshyeye. Yego. Bavuga ko nta rusengero ufite mu Rwanda rukora. Yambajije aho nyobora, aho ndi jewe. Aho jewe ndi. Ntabwo yavuze ishami cyangwa ikindi, yavuze ngo ubu ngubu wowe uyobora uri hehe, urimo kuyobora hehe? Wamushubije ngo iki? Namushubije ntaho mfite ndi kuyobora, naho nayoboraga mu Ruhango. Nyapfa reka nkusomere abantu bari ku Gihe barebe ku kijyanye.
nta rusengero na rumwe isigaranye aho abantu bashobora hano ku gika cyanditse ngo imodoka ya miliyoni 280 francs. Bishop Rugagi cyo hepfo bagize bati kugeza ubu bavuga itorero ryawe ryatangiye 92 baragira nta rusengero na rumwe isigaranye aho abantu bashobora guteranira imbona nkubone ku rwego nubwo ni inkuru yanditswe kugengera ngo wenda bayegereye baraza kuyireba. Wowe ntaho uyobora icyo bivuga? Yego jewe naho ufite nyobora. Ikibazo cya kabiri nabazaga cyo nibajije kuvuga ko udafite urusengero uyobora mu Rwanda, narabeshye cyangwa simbeshye? Ndi umuvugizi w'amatorero ya Redeemed Gospel Church mu Rwanda. Nshobora gusura itorero aho riri rikorera nkuko nasuraga mu Ruhango, nkuko nasuye Rwamagana, ariko jewe nkaba ndi Kigali. Wowe nta torero uyoboye, wowe ushinzwe gusura amatorero? Ndi umuvugizi w'itorero Redeemed Gospel Church ryemewe n'amategeko. Icya kabiri ya Repubulika y'u Rwanda. Urusengero rwo mu Ruhango se ruturanye n'akabari hejuru kahagira rogi cyangwa ntabyo? Twari dufite urusengero rwubatse rutujuje ibisabwa. Hanyuma urwo rusengero dukora igishushanyo mbonera, akarere karavuga ngo rero ibyaba byiza ko mwubaka neza hariya bigendanye n'icyerekezo. Tujya kwifashisha ahantu bambwira ko bahabonye, ndababwira bahafate, banyohereza amafoto, mbohereza twicara nka board y'itorero administration, tubohereza amafaranga yo kuhishura, noneho kugira ngo babe bahari nk'abakristo bafite encadrement hariya, hanyuma natwe tutangire kubaka nk'uko akarere kabidusabye, kabifitemo inshingano n'icyo gishushanyo kiri mu karere ka Ruhango. Nyakubahwa muvugizi w'iri torero, nabazaga urusengero rwanyaho rukorera ruturanye n'akabari kagira rogi? Ntabwo jewe mbizi iby'akabare na rogi. Iyo nza kuba ari jewe uhatuye cyangwa se uhashumbye kuko afite umushumba waho, bivuga ngo bashakagaho kwifashisha kugira ngo babe bahateranira, hanyuma dutangire twubake mu kibanza cyacu itorero rya Redeemed Gospel Church. Ni ukuvuga ngo nubwo uri umuvugizi ariko ntufite amakuru y'insengero zose? Mfite abama amakuru aribo bayoboye ukwihangana Innocent ni uyoboye itorero rya Ruhango. Ni ukuvuga ngo niwe ugomba kumpa amakuru, natwe tugashyira mu bikorwa byihutirwa kugira ngo tuzuze inshingano z'ibyo dusabwa. Ujya mu kiganiro se ukavuga ko navuze ibyo ntahagazeho nk'umunyamakuru, wari wamubajije akubwira ko nta bihari cyangwa bihari? Nuko bavuze ko mfite inyubako yanjye bwite Muhanga, inyubako yanjye bwite Muhanga, noneho jewe nkakodesha amarogi, nkakodesha n'akabare, nkakodesha n'urusengero. Icyo kintu nicyo navuguruje, navuze nta nyubako ngira yanjye bwite, nta UPI mfite Muhanga, nta nyubako mfite Muhanga, nta n'ahantu nkodesha ibara cyangwa se nkodesha amarogi. Ariko nyine urusengero rwa Ruhango ruturanye n'akabari na ntuza. Reka rero ngiye nguha amakuru ko n'amafoto ngira ngo kuri iyi space ariho. Icyapa cy'urusengero rwawe kiri munsi ya rogi. Ubutaha undi munyamakuru nakubaza bizagufashe kugira ngo ubizi. Hanyuma ahandi bituranye hari akabari, niba mbazemera ko mwongera gukoreramo kuko barahafunze kugeza ubu. Icyo wenda katukigiye ubwo n'amakuru ngo uhaye ubutaru uyafite n'ibyiza. Icya kabiri nashakaga kukubaza, navuze ku modoka Range Rover. Yego. Modoka Range Rover wavuze 2017 ibuka umunsi. Yego. Andiko no ku kinyamakuru igihe n'uyu munsi wasubiyemo. Iyo muri Canada cyangwa ni Kigali? Iya 2017 niyo muri Kigali, iyo mfite niyo muri Canada. Iya 2017 niho nibazaga ngo waguze ute imodoka? Jewe sinzi imodoka kuko ntago natumwe imodoka zihenze gutyo, ariko narabumagana
kuko genda umunyamakuru n'amakuru nahawe waguze Range Rover ukodesha mu gisare u Rwanda rwari rwabahagaritsemo n'ubundi gukoreramo mu 2017 nta modoka mbigufashemo wenda nk'uko wavuze ko uri umunyamakuru nta modoka nigeze ngura. Range Rover bayiguhereye iki? Warayitomboye wayihawe n'umuvandimwe byagenze bite? Kubera ko wenda turi hano biba ari na byiza kugira ngo urujijo ruveho ya 2017 ni nayo mpamvu buryo yubajije umuntu ubu ufite amakuru yumvaho ya nyayo. Natanze imodoka yanjye ya V6 Montero nyiha umuntu w'umubishop witwa Caleb ufite itorero Kinshasa. Maze kuyimuha iyo Montero Pajero nari mfite, niyo modoka nari mfite, hari hicaye nari nabatumiye ari batandatu. Range Rover ntabwo ari yo modoka nahisemo, nta nubwo ari imodoka nifuzaga, nta nubwo ari imodoka nashakaga. Range Rover yanje mu insanze tariki 7 z'ukwezi kwa 7 2017 ari na surprise yabayeho. Icyo gihe Père Spirituel Archbishop yarari hano i Kigali, hari igiterane cyari cyahuriwemo n'abandi bakubashumba bavuye mu mahanga. Ndi nicaye muri biro, Archbishop ari muri hotel ari uza kubwiriza uwo munsi, iyo modoka niyo yagiye kumuzana. Imodoka imaze kumuzana aho ngaho nibwo yewe nta nubwo iyo modoka ya 2017 irenze miliyoni 25. Range Rover igura munsi ya miliyoni 25? Nigiye ubikubwiye ukuri, si ukuri se wifuzaga ko mbigusobanurira? Niyo mpamvu nimbo mbaza. Range Rover akuguriye cyangwa baguhaye iri munsi ya 20 ingana na miliyoni 25. Range Rover y'umwaka wa 2000 yakozwe mu 2007. Ni izina gusa wenda iyo ndimo kuvuga ya 2014 wavugaga ya miliyoni 200. Mfite abayiguze barahari, aho yavuye harahari, ikintu cyose ukeneye kumenya ukuri kwacyo. Kuki bayiguhaye? Nuko bamana isaha, nuko bamana ikindi kintu, ntawe nigeze saba, ntawe nigeze baho. Bishop naravuze ngo yego uri mushuti wawe uriya wandi kodinze, nubwo mwavuze ngo byatambutse mu kiganiro ntabwo ariho byanyuze, ariko nta kintu wari ngo yahisemo ko wowe nawe mubizana ngo rubanda rubivugeho. Ariko nge naravuze ngo ni gute umuntu atunga Range Rover yego atarashaka abitorero korera zibona warubangura batunze, kuko niho nari inkunza andi simpazi. Yego ayo nandi makuru uzanye yuko ufite n'abandi bakora hirya no hino, utazi niba bakorera ku kabari cyangwa atari ku kabari. By the way nguhaye amakuru uzarebe niba bemerane atasubira mu kabari cyangwa muri logi. Ngenda ngo kuki utunze Range Rover utarabona inzu y'Imana ngo twasaba kuyoboka tujyemo? Kibazo cyanjye cyangwa nta shingiro kigira, kubera ko iyo baza kumitishamo bakamitishamo ngo akiri iki kintu kimwe no kubamitishagamo n'ikindi n'ibyanjye bwite, nkavuga ngo no, ngomba kubanza kugura ibibanza by'itorero, ngomba gushaka kubanza kubakira Imana, nta byanjye bwite by'imirenge bimeze uko. Mfite hectare nyinshi hano by'ibibanza dufite ku butaka bw'u Rwanda biri mu mazina ya Redeemed Gospel Church. Mfite UPI ziri ku mazina ya Redeemed Gospel Church. Redeemed Gospel Church ntimaze sinyimaranye imyaka 30 kuko numvise abe abivuga, ntago nyimaranye imyaka 30. Redeemed Gospel Church nyimazemo imyaka 14 kugira ngo nundi muntu wari hano abimenye. Nimaze muri Redeemed Gospel Church imyaka 30. Umaze kukugeramo mu myaka 14? Yego. Wubatse insengero zingahe? Imyaka 10 ubare imyaka 14. Ibibanza ubwabyo dufite aho tugomba gushira inyubako ku butaka bwose aho twaguze bw'urusengero Redeemed Gospel Church. Nakazi gakomeye kuko ugomba kujya kubaka urusengero umaze kumenya ingano na capacity ufite y'abakristo. Tushobora kubaka urusengero rw'abantu 300 kandi ufite abakristo
ibihumbi 2,000 cyangwa se 1,500 cyangwa 3,000. No kuvuga ngo ko ufite umubare w'abakristo benshi niko wubaka urusengero rugendanye n'umubare w'abantu, ni nako ubyibusha inyubako n'inyigo bikigwa neza kugira ngo utihutira kubaka, ahubwo bitume wubaka ikintu kirambye kizamara igihe kandi buri muntu wese ashobora kuba yicayemo neza, atari ikintu wubaka uyu munsi ngo ejo ugisenye. Ikibazo cyanjye cyabaga ngo yego mu 14 hari urusengero wari nubatse urusengero mu Ruhango, ni nayo mpamvu nahagaritse kubaka iby'urusengero. Nirwo ruhari subu cyangwa nta ruhari? Nibyo nibo kukubwira, nubatse urusengero mu Ruhango, ariko kubera ko twubatse urusengero rutagendanye n'icyo n'igishushanyo turarusenya. None mu kurusenya twubaka shaka architect adukorera inyigo y'urusengero rugendanye nuko igishushanyo mbonera kimeze. Hanyuma tumaze gusenya aho hantu, dushaka ahantu abakristo bagomba kuba bari temporary, atari ahantu ho kujya kuba. Ibyo ngibyo ndi kuvuga bizwi n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango. Mugiye gukorera hariya temporary, hanyuma mutangire mwubake. Yego mwari mwatangiye rero bafungaho, mwari mwagiye by'agateganyo? Yego, no kuvuga ngo izo process zose twari twazitangiye biri muri land center mu karere ka Ruhango. Ibyo n'amakuru yose ahari biri mu karere ka Ruhango. Nyakubahwa, none kankubaze nk'umuturage. Yego, akarere kamaze imyaka 14 kataratwubakira, aba wicaye ukumva ndimo ndavuga ko akarere katubatse amashuri dutanga umusoro. Watekereza iki? Wavuga ko bameya baraho, meya uraho ari umukozi cyangwa atari umukozi? Ntabwo najya mu nshingano z'akarere, wambazaga ibyerekeranye n'itorero. Niyo mpamvu nari nguhaye urugero, impamvu nafata ikibazo cya kabiri nshaka kwibaza. Naje naguhaye ingero, urambwira ngo uri murambaza ku giti cyanjye, ni nayo mpamvu nagarutse ku giti cyanjye. Yego ntacyo fate kuko mu myaka 14 ari mikeya kuri mwe yo kuba mufite igikorwa wenda gituma amateraniro aba mu buryo buteganywa n'amategeko mu Rwanda. Ikindi kibazo nashakaga kukubaza, kuri space humvikanye umuntu ntigeze mvugaho kuko ntari mu kiganiro ngo njye kuzana izo detail we yazanye. Utekereza ute y'abantu bakugannye barwaye mu kiganiro n'ikinyamakuru Igihe wavuze ko ushimira leta ko yarwanyije cyangwa itemera ndetse bitanakwiye ku nyigisho z'ubuyobe, aho umuntu undi kuvuza umwana, kwigisha ibyo byose yavuze umukuru mu materaniro y'ubushe twarimo yabisubiyemo. Icyo nashaka hano twumva waje kugana bamubwira ko uri umusengere, urababwira ngo avuga ko ngo wasabye amazi, amazi arayakohereza ntiwanamubona, yiwe twende pe amahirwe make cyangwa igihe kigeze umutera. Yego, izo mvugo bazaga iwawe bakowe bagataha barira uko baje, nge siko impamvu uyu muntu akavuga zaba nabeshye cyangwa bizaba ari uko. Ikintu nabanza gusobanura, sinzi niba umpaye umwanya wo kubivugaho. Oui. Ndabanza nihanganishe uwo muvandimwe wagize icyo kibazo, ndabanza mwihanganishe kubera ko hari ibintu bibaho unplanned cyangwa se ntateguye. Yanabisobanuye ko ntabwo nari ndi mu kiganiro kuri televiziyo, ndizera ko yanabisobanuye, yabivuze hano kuri space. Ntabwo hari umunsi w'amateraniro, hari umunsi nari nagiye kwigisha kuri televiziyo nk'uko abivuze, asabirwa rendezvous n'undi muntu wamubwiye ngo ariko wamuzanye akaza. Uwo muntu niwe bari muri contact nawe, ntabwo bari muri contact nanjye. Sinzi niba ibyo mvuga byumvikana nk'uko yabivuze, namwumvise. Hanyuma uwo muntu wamubwiye ngo zana umurwayi hano nawe bamufashe, akafata itaxi cyangwa agafata imodoka akazana umurwayi, jewe batambwiye batanteguje ngo tuzanye umurwayi, wenda mabwire ngo none aha ndi muri studio cyangwa se ngiye mu kiganiro,
noneho mubanze murindire cyangwa muzamuzane ejo nabonetse. Niyo communication ntabwo yabayeho kuri yewe. Hanyuma uwo muntu wamwijeje kumuzana agafata imodoka akaza akagera hariya afite umurwayi, wenda hagera ntaranahagera kuko iyo gahunda ntayo nari mfite, usibye ko ntajya nirengagiza n'umurwayi uwo ari we wese, njya mpaguruka hano nkajya naho banumiye nkagenda. Icyo ni igikorwa ntashobora kwirengagiza na gato mu muhamagaro mfite aho ariho hose. Uwo muvandimwe wenda yakomerekejwe wenda n'icyo kintu, ariko ntabwo mbifite, ntabwo nigeze na rimwe marandevu uwo muntu wenda wamuhamagaye, cyangwa se uyu wazanye umurwayi wanyihamagariye ngo nzanye uyu muntu noneho mumufashirize n'umubyeyi wanjye, noneho nkamwemerera, hanyuma yahagera yewe nkamwirengagiza kandi namuhaye randevu. Icyo nicyo cyari nyakubahwa. Niba uyu muntu namwumvise neza avuga ko igihe yari ahari waje kuza, yego, ariko urujya mu ofisi usaba ko amazi bayazana ukayasengera udakoze ku barwayi. Uburyo buri impamvu ni mu buryo bujyanye n'ubuzima. Muganga iyo atangiye akakubaza ngo waramutse disi umeze ute, utangira kumva woroha. Nicyo ndimo gushaka kuvuga gatoya. Buryo umuntu yakubwiye si umunsi w'amateraniro, si n'umunsi wo kwakira abantu, si randevu bansabye cyangwa ngo hari umuntu tugiye kuzana. Urwo ruhande narwo mujye munaruvugaho, ne kuba victim. Wanyemerera nkabisobanura ko mpari? Oya, hano ni umunyamakuru uri kumwe na Bishop, abandi muratwihanganira. Merci. Wari umunsi w'amateraniro? Wari umunsi w'amateraniro rwose? Wari umunsi w'amateraniro. Okay, reka mbivuge gutyo. Muvandimwe, ese waba waravuganye nanjye? Wenda ibyo ngibyo reka umunyamakuru wambaze, wenda uraza kubyumvira aho ngaho. Munyemerere nyakubahwa Bishop. Mu mategeko hari icyaha cyitwa non assistance d'une personne en danger mu mategeko. Cyangwa se kutita ku muntu ufite ikibazo kimukomereye. Hari ikintu amategeko abivugaho kandi iryo tegeko ndarizi. Bisobanuye ngo hari ikintu ntashobora kwirengagiza ku muntu wampamagaye, ku muntu wavuganye nanjye yansabye randevu, noneho nkirengagiza wa muntu waje ubabaye cyangwa waje urwaye urembye, nkareka nkabifata nkaho bidahari, kuko wenda banambwira niba nigeze mubona, kuko hari igihe ahubwo abashobora kuba barakoze amakosa ni ya kuru ibiri ku ruhande, wenda batanga amarandevu ku bantu, ntibambwire wenda ni muri ofisi, ntibambwire ngo hari kesi ini. Icyo kintu iyo ndimo gutanga amarandevu, abantu bose basengeye mu itorero Redeemed Gospel Church, abantu navuga umuntu urembye cyangwa umuntu wese ufite ikese iri emergency, please mujye mumushira mbere y'abandi bose, kuko nicyo jewe nahamagariye, niwe murimo nahamagariye. Sinshobora kwirengagiza umurwayi nubwo uyu munsi umwuka wanjye wa nyuma washira. Sinshobora. Reka ibi twe kubijyaho impaka, kuba hashize iminsi ushobora kuba utibuka uko iyo scenario yagenze, ariko wagize ibyago n'uwakomeretse wayibuka nkaho yabaye ejo. Ishobora kuba itaranagenze neza mu by'ukuri, kuko nkurikije uko yaganiriye inkuru ye nuko nawe utubwira ko wabahaga priority bakinjira kandi wabaciyeho. Gusa nyine iyo biraho yabibyara ikindi kintu nibaza, umuntu yakwibaza akibaza ati se niba barahageze bakakubona kuko utatanze randevu ntubakire cyangwa ntumenye ko barwaye ariko ntubaha umwanya wo kumva. Nanone njye nk'umunyamakuru nibaje twicaye nko ku murongo imbere y'ibiro bya meya, kuko atari umunsi wo kutwakira akaducaho, kandi meya ni umuntu dufata nk'utari inyangamugayo cyane ariko wubahiriza amategeko. Pasiteri we tumufata nk'umuntu tutashidikanyaho isaha iyo ari yose n'isegonda rimwe, bikaba byaragenze bityo. Ariko reka twe kubigira impaka. Reka nguhe agatekerezo kamwe, reka nguhe agatekerezo kamwe ku byagiye biba. Uzi ko kubera abantu bari bazi ko nita ku barwayi, uzi ko hari n'abirembyaga yagera muri biro yanjye ngo mushumba nta kundi kuntu nari kukugeraho, nakoze gutya kuko namenya amakuru ko abantu barwaye, abo bantu baha priority, umbabarire mbigusabyemo imbabazi. None umva nkubaza, yego, ukiri kuri urwo rugero utanze, ni iki cyatuma kukubona bisaba ko abantu bakora icyaha cyitwa kubeshya
wari ukomeye ku rwego rungana iki ku buryo utavuga guti ejo muzaze duhurire muri sare mwese ngumva, cyangwa kuki abantu bageragaho bafata iyo message yo kubeshya kugira ngo bagere ku muntu witwa ko ari umutambyi? ndabisobanura muri ubu buryo. Navaga muri office saa kumi z'ijoro nakira abantu kugeza saa 10 z'ijoro ngataha. Nakiriye aba yego za mu gitondo. Ari umukozi mwa. Navaga muri office saa 10 z'ijoro nibwo navaga muri office ngataha. Ntabwo byabaye rimwe, ntibyabaye ukwezi, ntibyabaye amezi abiri. Navaga mu rusengero saa 10 saa 9 z'ijoro nyakira abantu bavuye hirya no hino saa 10 z'ijoro. None ukiri kuri ubwo rugero duhaye, yego nk'umuntu wari ufite umuhamagaro wo kwakira abantu bangana batya, yego abo bantu wakiraga aribo n'isi ntama zatatanye, ubu bakirute he, ubu bari ndabakira kuko twubatse satellite ihuriro ry'amatsinda y'abakristo bacu. Bivuga ngo twubatse imiryango, reka mbivuge mu kinyarwanda kugira ngo biyumvikane. Twubatse imiryango ngo numve ko utari umuyoboke w'idini ryawe aho ndi bukange. Sintekereza ko abantu bakiraga ijoro ryose, niba amanywa nijoro babaga ari abakristo bawe, nacyo twaza kukibaza ikibazo twari. Mfite office nanone aha n'abakristo ndabakira. Mfite office n'ubundi uracyakora nk'uko wakoraga? Ndacyakora nk'uko nakoraga. Mfite office. Ikibazo cyanjye nakira abakristo. Yego. Niba barafunze urusengero bagasiga office, icyo amategeko atemera ya RGB ni ugukora amateraniro, ariko imirimo isanzwe yo barababwiye ngo mukomeze muyikorere, irimo kwakira abo bantu, kubasengera, kubabwira bya bindi byose mukora. Nta kintu na kimwe cyahagaritse umuhamagaro mfite. Ntago mvuga umuhamagaro nyakubahwa, ndavuga ibikorwa. Kwakira abantu ku office y'itorero rifunze byo RGB yabe ko mukomeza kubikora, cyangwa yahagaritse imirimo ikorerwa? Yahagaritse imirimo, yahagaritse ibikorerwa mu rusengero. Ntabwo yahagaritse cyangwa ni bitari kumva skoje karame. Cyahari turimo turabumva, twe turabumva, ariko na network narongoresha wifi ariko mpinduye nuzi baranyandika. Yego nari ndimo wari urimo tubwira ngo bahagaritse iki, babemerera iki? Ni nko kuvuga ngo niba twari twarubatse amashuri ntiyari guhagarara, cyangwa twari kubatse ibitaro ntiyari guhagarara. turimo turabumva. Arimo aranavuga Bishop arimo aravuga abantu mu muting kugira ngo reka Bishop amanuke gato twongere tumuzamure kugira ngo twese tumumve, nanjye mwumve mukabyaramo. Ni ushaka network Mutesi urimo uramwumva? Yego ndamwumva. Reka Bishop amanuke gato nongere muzamure. Bishop amanuka gato nkongera. Bishop harimo abantu batakumva, hari nanjye abanyandikiye DM benshi. Okay. Ariko turamwumva. Bishop aramanuka. Bishop turashaka public tumwumve. Muranyumva? Ubu muranyumva? Umugabo n'umudamu bakomeye. Ntabwo abizi kumanuka. Ako Skobi hari ibibazo dushaka kuza kutubariza. Oya buretse ngoga Bishop murakanda kuri ahantu hari utuntu dutatu, urahita ubona ahantu ngo switch to listen, ujye mu batega amatwi, noneho duhita twongera tuguhe mikoro, kuko hari abantu batarimo bakumva, nanjye banyandikiye DM. Yego yamanutse, reka muzamure. Bishop, where is Bishop? Bishop. Yego ndamubonye Bishop okay. Right. Tegereje ko azamuka.
yego mukomeze mugande twumve ko yego wenda niba murimo kunyumva nago ni sawa sawa sinzi abandi ko mumwumva mutubwire. Jewe nta kibazo ndamwumva. Bishop narindimo nkubaza. Yego. Urambwiye ko kwakira abantu nkuko byahoze ukibikora, ndakubaza ngo RGB yagufungiye urusengero ariko ko office ikomeza guha service abaturage bakugana. Yego, umuturage ni kimwe nuko ibikorwa byose bikomeza gukorwa. Ejo kuwa gatandatu kuri GS Nyamagana yewe na body yose ya church twagiye kwishyurira abanyeshuri minervare barenga 140 minervare igihembwe cyose ejo kuwa gatandatu. Narindimo mbaza kukijyanye nibyo ndi kukubwira ibikorwa byo birakomeza nubwo urusengero rudasenga ariko ibikorwa bya ministry birakomeza. Reka nongere ngorora ikibazo cyanjye nyakubaha. Yego. Nabaza ngo RGB yafunze insengero. Yego. Office zo ku nsengero zirakomeza zirakora. Cyangwa mwari yangira ku rusengero. Ntabwo iri ku rusengero. Ntabwo office yangira ku rusengero. Igihari nuko office y'itorero ryanyu yo yakomeje igakora mu Kigali. Yego. Mukabasengera nk'ibisanzwe icyahagaze n'amateraniro n'inzu mwakoreragamo. N'amateraniro y'inzu twakoreragamo naho ibikorwa byo kwakira manama y'abashumba n'abandi bose turakora amanama ibikorwa by'itorero n'ingamba z'itorero zirakomeza turazikora. Okay. Hari ikintu cyanyuma nshaka kubaza nakomeje kukivuga kenshi. Nkoresha n'amashusho yawe. Yego. Nubwo ari amafaranga uvuga ko wayahaga abakene nkuko bivuga kuki wavugaga ko amafaranga atangwa n'abakristo bayaha undi mukene barimo gushyira ubukene bwabo ku gitebo ngo babuhe undi mukene? Ugize neza ko ari wowe unambajije iki kibazo. Naje hano kubaza nk'umunyamakuru. Yego. Twari mu materaniro asanzwe haba umudamu ushima ko umugabo we yafunguwe. Yaramaze hafi amezi 6 afunze. Noneho avuga uko umugabo we atari akijijwe none arashima Imana ko yateye intambwe amusanze mu gakiza. Aravuga rero mu gihe cye yarafunze uwo mugabo byaramugoye cyane kumugemurira gutunga umwana kugaburira ku minervare y'abana akoresha ibihumbi 3 ari byazunguza bakabijyamo akabivuzamo umwana icyo kintu cyahise kiba shoke ku mutima wanjye. Nahise nkora mu mufuka wanjye wa costume nari mfite sora amafaranga yose nari mfite n'igihe wa mbere wabanje kuyamuha mu maboko ibihumbi 100 maze kubimuha mu maboko yiwe ndasubira aho narindi. Abantu babonye yewe nta nkozi icyo gikorwa cyo gufasha uwo mumama atararangiza no gushima ko navuze ngo umugabo wari hano yari hano araza barahagararana. Abantu baraza bazana imyenda bazana inkweto bazana ibintu byose. Niba munyumva ikibazo cyanjye cyabazaga ngo kuki mwakoresheje amagambo yitwa kuko inkomoko yo gushima nta n'impamvu yo kujya mu buzima bw'uwo muntu ngo tujye kuzana yari ubundi izana mu kindi kibazo ariko nabajije ngo kuki bo kuvuga ngo nimushyire ubukene bwanyu hano noneho ubwo bukene turimo gushyiraho ari bwo amafaranga mukabundi mukene kuko uwo muntu yari umukene byensira impamvu yafashwaga. Kuki mwakoresheje amagambo y'ubukene nta yandi magambo bibiri yigera uburyo yakumvikanisha ko turimo gufasha tudatanze ubukene ahubwo dutanze ubutunzi bwacu? Hakaswe n'ubu nkibaza. Ndashaka kugusubiza kuko umbajije kuko iyo wenda uza kumva amagambo yose navuze narangije byari kuba byiza cyane. Wenda bakase ahantu navuze ngo jugunya ariko ntibavuze iyo context yose y'amagambo n'amajambo nasomye muri Bibiliya ntago bayavuze. Avuga ko gufasha agendanye n'umukene hahirwa abakene iryo jambo hahirwa abakene ngo kandi ufasha umukene niko Bibiliya ivuga.
ufashe umukene, nakoresheje ijambo riri mu migani, ufashe umukene Uwiteka azamugorera kandi ntazakena. Icya kabiri ntazakorera abagufi, niko ijambo ry'Imana rivuga. Nyakubahwa Bishop, ikibazo ayo magambo yose navuze barayakase. Ndongera ikibazo cyanjye nkigorore nyakubahwa. Niba Bibiliya ivuga ko ufashije umukene azagororerwa kandi atazakorera abagufi cyangwa abakene, mbese nawe azakira, kuki atari yo wakoresheje ugakoresha ijambo rivuga ngo nimujugunye ubukene bwanyu hano? Narayakoresheje ahubwo bakase nibujugunye, ariko ubwo wabyumvise, ariko ibiri ku ruhande nibivugwa. Aha, ibyo biri ku ruhande tugize amahirwe urabivuze, ariko no kujugunya ubukene ni wowe wabivuze. Yego, navuze iryo jambo kuko biri muri Bibiliya, ntabwo ari ibyo nihimbiye. Bibiliya iravuga ngo tujugunye ubukene, gufasha abakene ntazakena. Ufasha abakene ntazakena. Bibiliya ngo ntabwo azakena, ufasha abakene ntazakena. Ikibazo cyanjye ndagisubiza, ubujugunye ubukene kuko utazakena. Ndabivuze, ubujugunye ubukene kuko utazakena. Nyakubahwa, iyi video wabayifite mwongere muyizane mu magambo yawe nk'inshuro zigera kuri 5, ukomeza uvuga ngo jugunya ubukene bwawe hano, ukakomeza kwa kundi muvuga mwanima ntuza. Iyo ni repeat yagiye ibaho, kandi mu by'ukuri si bifite umurongo ngenderwaho, kuko jewe ntabwo reka ibintu turimo turabiganira, ariko iri jambo kurikoresha birasaba ko umuntu ubyumva abanza kumva n'ikindi kiganiro cyose. Noneho niba hari umuntu wabonye amakuru kumvisha ikiganiro cyose, aravuga ko iyo ushaka ko abantu baha umukene amafaranga yabo yagira ubukene. Ndagira ngo wumve muri communication birasaba ko twumva ikiganiro. None ubwo tutumvise ikiganiro cyose twumvise ubukene. Kuki ukora communication ituma usiga irembo rituma tubifata uko twabibonye, kuko tutabonye umwanya ubishaka hose. Ndaguha urugero, hari igihe abanyamakuru twandika titire, kambaho urugero inkuru yabayeho abanyamakuru cyangwa abandi barayibuka. Nyakubahwa Honorable Tito Rutaremara yahoze akora muri Croix Rouge aregura. Umunyamakuru arandika kuri titire ye ngo Rutaremara umuvunyi mukuru yeguye. Icyo abantu twese tujya kureba, twarebaga impamvu yeguye mu muvunyi kuko niho azwi. Ntabwo twarebye muri Croix Rouge tutari tu. Ariko bituma kwegura byabaye, n'uweguye n'umuvunyi, ariko hari ahandi hantu yeguye. Umuntu wasomye iyo titire bwarakeye akajya abaza abantu atuwa umuvunyi ninde, kuko yamaze gusoma ko yeguye. Bivuze ngo niba warakoresheje amagambo ndi bwite ngo yanima, ariko agatuma abantu babona icyo bavuga, nicyo cyatumaga nibaza icyo. Reka ibyo tubyihorere kuko sinimo gutanga ikiganiro ndimo ndabaza. Reka mbaze ikindi kibazo mbere yuko abandi hano babaza ibibazo ukabasubiza kubikurikije wenda ku byasigaye. Yego, njya mbivuga mukabitera urwaye n'usha no mu kiganiro mugisubiramo. Iyo twiga gukomezwa mu Rangirikani tuma Bibiliya. Inkuru nyinshi muri Bibiliya zivuga ko ukuboko kw'iburyo iyo gutanze ukw'ibumoso ntikubimenye. Yezu ngo ari ahantu runaka akiza umuntu, ariko aramubwira tugende kandi ntubivuge, ariko ntiyaceceka. Birumvikana niko abantu tumeze, ntitujya tubasha rimwe na rimwe kurinda amasezerano cyangwa kubera ibyishimo. Iki kuko barajyaga gusengera umuntu uvamo abadayimoni, ukesitara kamera ikerekana siporo yazigwa bahambira cyangwa umugabo aturufuza. Mu gihe kwa muganga bashyiraho rigoni yari muri sare, biriya bintu byo gusengera kamera ngo n'abataje babone ukuntu abazimu bamvuyemo, byo bivuga iki? Iyo ugize neza kumbaza icyo kibazo kugira ngo wenda n'undi wese abyumve, iyo umuntu arimo kwigisha ijambo ry'Imana ntabwo uba wumvishe n'umuntu watewe na dayimoni cyangwa se umuntu urwaye igicuri. Bisobanuye ngo
hashobora kuba haje umuntu umaze imyaka myinshi aterwa n'indwara y'igicuri, bakaba bamuzana mu materaniro yambaye neza, atari n'umunsi wenda wo gusengera abantu, cya kintu kikamufata ko ni uburwayi umuntu adakontorora, bamara bw'igicuri, ni uburwayi umuntu adakontorora. Ni ukuvuga ngo uwo muntu icya mbere kifata umuntu ni urwarufuzi cyangwa se ikintu kuko niko umurwayi w'igicuri amera, cyangwa se ndimo kwigisha bakabona bamuzanye inyuma yanjye aho wa muntu ameze, ndimo gutanga ijambo ry'Imana, wenda ntaratangira umwanya wo gusenga, kuko hari byinshi twasengeraga n'abantu navuga ngo muze kuwa kabiri, kuva kuwa kabiri hari icyumba cy'abantu kiri hariya hanze, abantu bazaga aho mwire kubasengera mu buryo buri pasono, n'abafite indwara n'abahambiriye baje bafite ubusazi n'ibindi. Bivuga ngo ntago byabaga ari ikintu cyateguwe ngo kamera iraza kujya inyuma y'umuntu ngo ufate umuntu waguye. Oya, hari twakoze n'ibitambaro duha protokole in case haramutse hagize umuntu wagize ikibazo uwo ari we wese, barebe ukuntu bashobora kumufasha no kumutwika. Reka nguhe urugero, ibyo nagwa facte zazo reka ikibazo na Bishop ibyo ari byose ihangane ufata iminota 2 umubaze ikindi kibazo, hanyuma abandi nabo kubona umwanya nabo kubaza. Reka ndasoreza kuri iki, nta kintu ikibazo bazaga iyo uwo murwayi yabagaje mukabona kwaje kamera yiwawe yamuvagaho cyangwa yamugumagaho, ukajya ukamubaza avuge bya bindi ngo abazimu bamuteye, ugaha mikoro umubyeyi we ngo avuge uko yafashwe n'ibindi. Ibyo bintu biratunguranye n'umuntu uciye muri kamera, cyangwa byaramufataga kameramani nawe mwese ukamwerekezaho mikoro mukamubaza mukamuvugisha. Kameramani nagomba navuganye nawe kuko uwo mwanya ndi mu mwanya wo gufasha abantu mu buryo buri spirituel, ngera umwanya wo guhugura abakameramani, nkagira n'umwanya wo gufasha buri muntu wese mu mwanya we muri task afite. Bivuga ngo ntabwo ni kimwe n'ukuntu abantu bajya muri parliament bakajya gufotora umuntu w'umudepite asinziriye nkaho atigeze aryamye mu rugo. Ntabwo kameramani wamufashe kandi bakabyereka muri televiziyo no muri social media baba bavuganye n'uwo muntu wasinziriye, cyangwa se undi mu president mu kindi gihugu runaka. Ibyo twese turabibona. Nuvuga ngo hari igihe kameramani ashobora gukora amakosa. Reka mbikubwire ariko nari narangiza gatoya kuri icyo ngicyo. Ariko iyo nafashe umwanya wanjye wo kwicara ngo ndebe amateraniro, muri ako kanya ndabahugura nkababwira ngo ibingibi mukureho sibyo, kandi ntimuzongere gukora iki ngiki. Hari igihe umuntu ashobora, ari nabo nirukanye mu kazi, harabo nirukanye yewe nyakubahwa none kubera icyo kintu. Yego, noneho kankubaza amashusho asatyo ari kuri website yari iyanyu n'ahandi, niba wemera ko byakorwaga kubera accident, kuki kiriho mutayasiba? No, byaranahinduye kuri website zacu. Hari byinshi byavuyeho, naranafunze niyo nabazaga nk'ibikiriho. Oya, narayifunze, yari ku mazina yanjye. Iyo YouTube yari iriho ibyo ngibyo, narayifunze. Mutesi murakoze. Natakaje abantu barenga 110 ba followers kuri YouTube kubera ibyo ngibyo. Byabaga biriho nyine, byabaga bidakwiriye kuko babaga ari uburyo butarimo kubaha abantu. Bishop nicyo nabikoreye kubera ko nabo ngabo babikoze, narabahanye nabyo ndabihagarika kuko nabonaga ni nko ubwira umuntu gukora iki nawe akaza gukora iki. Ngewe ndasoreza kuri iki ngiki cyongera. Bishop, ntabwo ndi bugusaba imbabazi kuko kuri jewe nk'umunyamakuru nta cyaha nakoze cyangwa ikosa, kuko inkuru ukoraho comment ntabwo nayitangaje, nayiganiriye n'uwari intumwa yawe, mwanakorana ikiganiro nabonye yakoze n'ikindi. Ariko icyo nshaka kuvuga ubu ko ntabwo usabye imbabazi, ntabwo nzajya mu ijuru koko, nta bugingo buhoraho mfite. Ikintu cya mbere nabivugiye, burya sinkwanga kandi nta rwango rumba muri jewe. Ni nayo mpamvu navuze hari ikintu cyitwa gutera intambwe, kuko nagize n'amahirwe bamenya ko uri umukristo, menya ko usenga. Ndavuga rwose niba ari mwene data dufatikanye urugendo rujya mu ijuru, kuko mu by'ukuri
hari ikintu kibaho wumva umuntu avuga ukabona ko ari nko gutandukira. Sinzi niba ari ibitekerezo uba watanze, ariko yaravuze ngo bantumye. Rero iyo umuntu akubwiye ngo bamutumye, mu by'ukuri numva ko ari nk'ikindi kintu gihari nasobanukiwe icyo ari cyo, kuko yambwiye ngo bamutumye, ngo bantumye ngo ngubaze, kuko yabanje no kunyereka ama message bantumye. Niba bagutumye reka ndeke kujija cyangwa se kugira ikindi kintu wenda cyajijisha abantu mu buryo ubu cyangwa ubundi. Ntabwo yewe mvuga ngo nanezerwa, ahubwo nuko twazabana mu bwami bw'Imana. Niyo munezero wanjye, kuko nicyo duharanira twese. Icyanezeza nuko tubana mu bwami bw'Imana. Urakoze cyane Bishop. Ngewe Scovia ntambaza kuri iki nakoze, n'ubutaha ukemera kuri umuvugizi w'iri torero rimwe ukaba utazi ibyaba, igihe cyose ugifite icyo ukora uri kuri liste y'abantu ngomba kuvuga mpagaze ku maguru yanjye abiri, sinzagusaba imbabazi. Kabonye uvuga ku gihe ko mu gihambiriwe mu isi kiba gihambiriwe ngo no mu ijuru, sinzi ukuntu nabyumvishe, ariyo mpamvu bavuga ko ntashobora kubona ubugingo. Ndarahira Imana ihoraho kutari mu mpamvu zatuma mbura ubugingo mbaye mbukwiye.